mu gitaramo cyabereye muri BK Arena cya Grace Room wari urimo, wagira icyo uvuga ku byabaye nyine? ibyo muri Grace Room yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yampfutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose, nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye. Denmark na Pologne na Sweden. Uyu mwaka ni umwaka umeze ute kuri Bosco Nshuti? Ni umwaka mwiza wo gukora cyane, urimo ibikorwa bitandukanye nyine bijyanye n'umurimo w'Imana n'ubundi, aho mfitemo n'igitaramo Nissan Connection Love Season 2. Yego. Kugenda byaturutse ni ubutumire cyangwa ni konseri yawe ku giti cyawe cyangwa n'abantu bagutumiye? Ni ibitaramo ku bufatanye bwanjye n'amatorero yahariye muri bihugu byo muri Europe. Uyu munsi turi kubona iterambere ry'abahanzi b'aba-ADEPR. Kuri wowe nk'umwa-ADEPR wiyumva gute kuri icyo gikorwa? Ndi proud kabisa. Iyo tubona ba Papi Clever bajya hanze, kuri wowe nkawe warabibaraga ko igihe nk'icyo uzaba umeze gutya? Ni ubuntu bw'Imana, ntago uba uzi uko ejo bizagenda, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana ubona bibaye kandi byiza bikakubaho, kuko iby'Imana yibwira kutugirira ntabwo ari bibi, ni byiza, ni amahoro. Waraye usohoye indirimbo, iriya ndirimbo yaje gute? Ni indirimbo nise ngo ndishimye, ariko nk'abayibonye nyisohora hari caption yari iriho ivuga ngo mwishimire mu mwami wacu iteka. Ngo nongeye nti ngo mwishime, ni ijambo riri mu Bafilipi, ngira ngo twese turarizi, tugomba kwishima, tukishimira icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu, tukishimira Imana, tukishimira Yesu. Uwihe muhanzi ufata nk'icyitegererezo kuri we? Ko ari benshi, ni benshi kabisa. Abo mu Rwanda? Abo mu Rwanda ni benshi kabisa, buri muntu aba afite umwihariko, Uyu munsi iriya konseri ugiye gukora, ntekereza ko ari inshuro ya kabiri? Unconditional Love Season 2, ni inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere yagusigiye iki? Inshuro ya mbere navuga ngo yansigiye umukoro wo gukomeza gukora nyine kino gitaramo, kandi ntekereza ko byagenze neza, binamfungurira imiryango nyine yagutse. Bosco, hari abantu bari muri Europe ariko mvuzagenda ukora mu mijyi itandukanye, kugira ngo bafashe bagenda babwira nzakorera muri uyu mujyi itariki, nimba byaba bitakugoye? Ntekereza ko bigoranye, ariko kuhita nyitekereza yose, ariko nko muri France nzakorera bita Strasbourg, niho nzakorera, muri Finland mu murwa mukuru naho niho nzakorera. Ntekereza ko uramutse ugiye kuri social media zanjye, platform zose, ushobora kubonaho amaposta ukamenya address y'ahantu. Bosco, uri umuhanzi tubona ucecetse cyane. Bosco, mu buzima busanzwe ajya aganira cyane? Ndaganira vraiment, ndaganira ndisanzura, ariko bijyana nyine n'ukuntu umuntu aba ateye karata, niko ntekereza. Ni irihe jambo wabwira umugore wawe? Nuko mukunda cyane. Bosco, twitegure, hari ubukwe bwa Josh. Ubukwe bwa Josh uzabutaha ko uzaba buri muri kiriya gihugu n'ubundi? Josh yarantumiye kandi nanjye ni byiza kuba ndabifite ku mutima. Mu bukwe bwawe mwari kumwe, ni iyihe mpano ushobora kuzaha Josh
utaha mwararimbanye mu bukwe bwawe noneho we mu bukwe bwe noneho n'icyo uzakora? ni surprise. hari ibibazo nshaka kubaza. Hari igitaramo waba uteganya gukora hano mu Rwanda nyuma ya kiriya uzakora nyuma y'iyi tour uzakora muri Europe? Icya kabiri ndashaka kubaza nyine igihe tuvuga kuri twabonye mu gitaramo cyabereye muri BK Arena cya Grace Room wari urimo, wagira icyo uvuga ku byabaye nyine kuri Pastor Fiene Minisiteri? Igitaramo cyo ndagifite, twabivuzeho Unconditional Love Season 2, mboneraho no gutumira abantu ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi. Tuzatarama kandi bizaba ari byiza cyane. Imyiteguro igeze kure, dukora amarepetisiyo n'ibindi bijyanye n'imyiteguro ya concert. Rwose ntuzabure kuko bizaba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ibyo muri Grace Room ntekereza ko ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, gusa Imana ibibizi byose, Imana ibibizi ibitubaho byose, Imana ibibizi. Bosco, tutakugoye waturimba ku ndirimbo yose agapera gato, indirimbo yawe yanjye yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inuma zose nari mfite. Bosco, washaka ibihangano byawe yabikura hehe? Amazina yawe kugeza ubu ngubu biri kuri platform zanjye zose zitwa Bosco Nshuti. Aho wajya hose ukarebamo Bosco Nshuti wabibona akazi. Bosco, ndagira ngo ngaruke gato cyane tugana ku musozi. Mu ndirimbo zawe ni indirimbo wandika gute? Kwandika kwanjye rero bijya biza nyine bintunguye. Hari igihe mu by'ukuri wumva inspiration ukumva ko ari umwuka w'Imana ubiguhaye, hanyuma ugakompoza. Mu ndirimbo zawe iyo ubyutse ni indirimbo ikuzamo cyane? Indirimbo inzamo cyane burya iyo ngiye gukora indirimbo, nta ndirimbo nkora ntakunze. Buri ndirimbo ifite umwihariko wayo. Iyo wumva ibikurimo buri gitondo, buri mugoroba? Buri gitondo, buri ndirimbo nyine nshobora gufashwa n'imwe uyu munsi, ejo ngafashwa n'indi bitewe nyine na mode. Reka tugushimire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nicyo usaba abakunzi ba Bosco Nshuti? Abakunzi ba Bosco Nshuti ni ukumushyigikira, mukitabira igitaramo nyine afite, kugira ngo muzafatanye kuramya Imana no kuyihimbaza ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi. Bosco, ko uzaba uri hanze, imyiteguro ubona izaba imeze gute? Imyiteguro practice nazitangiye mu kwa kabiri, buzi bisa nkaho zarangiye, ibindi bisigaye n'ibiri tekinike. Ntekereza ko ibintu bimeze neza pe. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo anyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. Nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza rwankuye mu mwijima, nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye byiringiro. Yeah.
bariya ariko turi guhimba indirimbo aba ari indirimbo y'abera bose wanasiba kandi hano turi mu muhuro w'abera uko ko murumva namwe mutarikorarwa tugiye kuririmbana nitumara twese dusimbukira Imana siko